uvuga naho Yesu yavuze ngo ubonye ishyano wasiwe kuko Satani akumanukiye. Rero mu bwami bwo kwa Satani yashyizeho abakozi. Wemera neza ko buriya buri gihugu kigira abadayimoni bakirwanya. Aya magambo bayumve nka mukristo ntiyasobanuye ngo agiye amwereka umuntu uri gucana umuriro ngo bashyiramo amazi ariko ntiwazima, ngo arangije amazi atese kuki umuriro utazima, ngo nukamujyana inyuma amwereka undi muntu uri gushyiramo iki arakoste fo ntabahetsa afite, ngo kandi ibuka yuko n'abatambyi bamwe basize rusome ngo arinda kubatumaho. Urimo urabyumva bakuye ibintu i Babuloni ariko umwanzi agiye kubibamburira mu gihugu cy'isezerano. Uyu mwuka mubi rero reka mitenshece kuguramwe ndekeraho narakumenyere uburira niki hakabaho n'abasambo ngo nuko ngo ategekera abantu kwiriza ubusa, ntabwo yabibasabye yarategetse bati umva murapfukama kuko mwe nta makuru mufite. Hari igihe nigeze kugira mvuga ubuhamya. Reka mbashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries, nge tubana umunsi ku munsi. Ni Emmanuel twishimire imbere ya kamera mu muri kumwe n'umushumba agenda tuganiriza, agenda duhugura, agenda tubwira bimwe mu bintu tuba dukeneye kumenya ariko isi igenda iduhisha. Ayo mabanga niyo agenda duhishurira umunsi ku munsi kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa ibyo ubwiru bw'Imana muri twebwe twakabaye dufite, ariko isi kabiduhisha n'umubiri na Satani bigatuma tutabigeraho. Muraho neza pastor? Ndaho ndashima Imana kandi ndanezerewe kuba nongeye kubonana nawe. Nubwo tubana ku bumwe bw'amera ariko ntago dutuye muri quartier zimwe, ntitunaba mu rugo rumwe birumvikana. Ndizera kuko mu rugo nasize ari amahoro, keretse amagripe nize ko nawe ari amahoro. Natwe na amahoro, turashima Imana. Nange reka mvuge ngo nubwo Satani abaturwanya bitewe nuko tumumenera amabanga, ariko pastor ubone kuntu muri iyi minsi ibintu bigenze kubera gusobanura imivumo na karande. Buriya rero wowe rero koko ariyo kibiginjiramo cyane, ariko genda ndabimenyereye hariho n'umuntu usengera urugo rukaka umuriro, bibazo ukabona biravutse, intambara zikarota. Birakomeye umve ngo birakomeye. Niyo mpamvu abantu benshi kuvuga kino kintu babyihorera. Rimwe na rimwe bati twebwe nishobora tugusengera utagize gutya. Kubera iki? Ni imbaraga mbi zirwanya bera ko ngo ibintu ayarega n'amabanga. Ni ukuvuga ibintu abandi batinye kuvuga. Urabona ukuntu Satani atumereye nabi. Ndagira nkubwire ngo ikiganiro cy'ejo riba nawe twarangije gukora ikiganiro, telefone zacu bazijyanye. Ngira ngo ndatashye umujura nyine aradutera. Ngira ngo kuko ubu nta byangombwa mfite pastor, uwarubizi rero nakubwiye n'ibyangombwa nta kintu ndisakintu nanjye bamfashe banjyana kimwe nk'abandi, ariko nyine byano Rwanda rwacu buryo ipfa kuba dekaraye ko cyatakaye. Abo badutwariye amatelefone cyari nk'umunsi umwe. Ngi byanye mbivuze abantu bakwipfuka mu maso mu rugo bose bararwaye, ariko mba mbizi mbamenyereye cyane ko turimo twegera n'umusozo w'amasengesho. Bityo rero hari igihe banywa narwayemo birya noneho hari n'igihe ugira promesse ibintu bigahagama mu kirere, sinabona ko mbikubwira, ariko ni ibintu bivunanye. Ariko akenshi na kenshi nuko umenera amabanga Satani. Umenya amabanga y'igihugu nacyo cyaguhiga. Ariko uko ari byo na madamu niwe wambwiye ati ibi rero ni bya biganiro mumaze iminsi muri gukora. Tubwo Satani nyine arashaka guhora, ariko nyine ahubwo murusheho kugenda mukomezamo imbere, ahubwo mubisobanure neza, mubyinjiremo, mugerageze, mwikoresha iminota 30. Nawe yambwiye ati rwose tuburi utunota dukeya ntabwo abantu turi kubisobanukirwa neza. Naho numwe mu bantu bakurikirana ibiganiro arambwira ati ariko nyine ati nubwo batwiba bakabirangiza, ati hari abantu biteguye nabo gufata amaboko ya Mose kugira ngo akomeze. Oya namaboko yatishimire emi bafata kuko Mose ntagihari. Rega nayo pastor irabaza Jean Baptiste kandi namaboko yo kubumwe bw'abera ministry. Jewe maze igihe bunibuka ko ntabwo dunkunze kuvuga ibintu bimbamo cyane gaceceka, ariko nkubwije ukuri ko ngitangira kwigisha bino bintu hari ibintu byatakaye ndabibona ko bihagaze, ariko numva umutima wanjye uzatinya kuko iyo twinjiye muri ubu bwami bwa Satani ubu tugiye kuzageraho twerekana noneho
ibijyanye n'iki n'ibyaha kuko buriya karande n'imivumo bigutsikamira mu cyaha buriya twavuze iby'iterambere n'ubuzima ariko munegera muri kino cyumweru tugiye kwinjira ku byo bita ingaruka z'umuvumo ku cyaha aho umuntu asanga rwose avuga ati akajya mu nsengero akatura kwikinisha kuva yavuka akazarinda apfa kibyatura undi akatura gusambana ahubwo yava yagateye gusambana natangaje nagiye nabonye birambabaza Imana ibarire ngiye kubivuga kandi nanze kubivuga biragatsindwa burya nkubwira ibyo gukodesha insengero hafi y'amahoteli birakanyagwa kubaze kujya gutangira kuririmba inda abasambanye binjira mbega gate imwe binjiza mu rusengero umuryango ujya mu rusengero bajya gusambana araba niki mutera ikorasi barimo akora amanyanga aho ngaho kandi akumva ntacyo bimubwiye kuko ubundi ikintu cyitwa icyaha cyose kikwereka ko ibyo urimo nta kibazo so ngo kuba dushaka kumsenyera satani tukavuga ku byaha tukavuga ku businzi tukavuga ku busambanyi tukavuga ku barozi tukavuga ku bugambanyi tukavuga muri cyayo abivuze ngo hari isi y'umwuka ariko hakaba n'aho twinjiye mu isi y'umwijima rero munsi y'umwijima ngomba kurwanya nk'uwo warukoze impanuka mu gitondo abantu se barabiyumva ntago ubu baye barahamagara ngo none narindiwe n'akantu katananyishyura na silence urumvikana ndi gutega moto ngo nsimbuke nihurukanke nkivugana n'umumotari tuteye intambwe igare ryari riri inyuma yacu niryo ryari ritugonze kandi ritureba nta n'ikibazo cyabaye ariko umunyonzi rwose arahurudutsa urumva ni iki kintu abantu baba banabyumva abakurikiye ubumwe bw'abera ministries bamenye ngo ni engagement iremereye nabo dusenga nutabwira ngo cya 10 n'iki tutabwira cy'amaturo tuba ducece tubizi ariko ntibishoboka n'imbaraga mbizi kurwanya bakakwiba ibintu bigapfa hari waje ubundi bambwiye ngo hari ibintu imodoka yabikinirwaye n'ubungu bagiye mu garage barakibura ariko kumbi kubera iki n'uwo mwuka mu bintu hamwe turimo turinjira mu isi y'umwijima aho tugiye kubwira ababyeyi ko burya umwana nk'urumogi bagira ngo no gukina abangubuki basambana bakira abana buki byose iyi si ugasanga ni isi y'umwijima ariko ituranye n'isi y'umucyo ku buryo umwe asohoka mu y'umwijima akaza mu rusengero ariko yava mu rusengero akisubira muri yasi y'umwijima noneho kubera ko abandi bakora ibyaha batangiye kuza mu rusengero kandi banakizwe bityo n'isi y'umwijima yamaze kwinjira mu isi y'umwuka ariyo mpamvu mu rusengero turasanga intambara zirwana buri munsi kuko ubundi Yakobo yaravuze ngo mbese intambara ziva hagati muri mwe zibahe muri mwebwe ziva mu byo murarikiye n'ibyo mutongana ngo hari manza gutongana kuvurungana ntimukabeke ngo hari umwuka w'Imana ko ngaho umwuka w'Imana ari haza amahoro no kugana no kugubwa neza rero niyo mpamvu iyi si tuba turimo y'umwijima iyo tuyinjiyemo tukamurika hari byinshi biboneka byaboneka satana akarakara so akohereza abagenti be rero abagenti be ntibabazi n'abatanga za flotte bose akabohereza zose flotte ngira ngo ntibabizi cyese abantu bacuruza miti no basobanura amobile money n'ibyo babuze umugenzo yaguhereza ukaza kumusubiza hari ukuntu abantu batanga na flotte z'uburozi flotte z'amagambo flotte ziki rega abagenti ba satani hano hose barazengurutse hano naha baratugusa hose bagenti barahari ariko nako dufite imbaraga kandi kiza cy'Imana dukunda y'Imana ntikerana abantu benshi y'ubwayo irihagije ari imwe irihagije ari imwe kandi basha gutabara no gukiza ari Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu hari icyo nakwibaza aka kanya ndashaka yuko tubanza dusuhuza abantu bakurikirana ubumwe bw'abera ministries n'ukuri bantu bishimira umunsi ku munsi yuko nge na mushumba twakorana baba babigizemo uruhare mbasabiye umugisha narabimenye ko comment nziza ngo ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana rero rwose abantu mugira ijambo ryiza kuri mushumba nawe akabyuka mu gitondo yumva kuvuga ati Emmanuel ngwino dukore kandi abantu mu musengera iri hishurirwa niyerekwa rya mushumba Imana y'amahoro ibaho umugisha ndashimira abantu badahwema gukora comment umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha ndashimira abantu n'ukuri ndabashimira nongera mbasubiremo ndashimira abantu tuvuga ibyo tukora ikiganiro bimwe mu byo twakoze mu kiganiro
tukisanga bahamagara mushumba akabwira ati mushu ibi wavuze nibyo, hari ababikomantinga n'abaguhamagara mu gikari bakavuga bati mushumba ni ukuri udufashe ibi n'ibi. Kandi ndashimira abantu bashaka gutera intambwe yo kubohoka batanga ni igitambo, batanga ibitambo kugira ngo babatambirwe, kubisobanukiwe unabizi neza kugira ngo babashe kubafasha umunsi ku munsi mu bohoke, nkuko twavuze ngo 2022 sigari inyuma twinjire 2023 tubohotse, ariko hari n'abakibohoka kuko ntabwo amazi iyo uri kuvomera amazi mu kidomora atangira ajyamo, ariko ntabwo yabanje ari yaheruka, ahubwo nyine agenda yicanga. Abantu ugasanga twese 2023 turabohotse, ariko twaratangiye umwaka tugenda turi gicagate, tugenda twuzura. Nawe wabohotse hari intambwe ariyo tugiye gusobanuraho gakiya cyane, intambwe wewe watangiye kubohoka. Ese wakora iki mu gihe watangiye kubohoka? Ese wabaterera iyo? Ese wasenga? Ese wakwihana? wahora watura icyo kintu kugira ngo ukomeze? Mushumba ari buze kudufasha, niyo mpamvu nshaka kugira ngo aho tuze kuhagendera. Ariko mbere ko twinjira mu kiganiro, Mushumba, niba nawe wasuza ari kuri umwe bw'abera ministries, warangiza ukadusengera Imana. Ndabashuhuje mwese intara y'amajyepfo, y'amajyaruguru, y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba, n'intara y'umujyi wa Kigali, n'intara ya gatandatu ya diaspora. Reka nshyiriho n'intara ya karindwi media ariko bakayinenga. Iyo ni ntara ya karindwi. Iyo ntara ya karindwi. So nuvuga ngo mu ntara ya karindwi ni abantu bakunda kuba bari kuri social media, ku ma YouTube batandukanye, bashinzwe kugenda banenga gusa ibikorwaho, batanakunda n'ibyiza. Turabashimiho kunenga kwabo kutubera inyunganizi muri twe buriya. No kuvuga ngo burya o kutera indabo ni byiza bakunejeje, ariko guteye ibuye hari icyo bakwibutsa ko wibagiwe. Murabyumva. Ushobora gusubira inyuma ukisanga wageze aho uvuye, ugasanga wari wibagiye nka telefone cyangwa se n'ikindi kintu. Ni akaganiro bavuze ngo umuntu yari hejuru muri etage ari boss, atera umuhungu we, umuntu uri hasi inoti ya 50 aramuhamagara ntiyumva, amutera inoti ya 50 ntiyumva, amutera inoti y'ijana ntiyumva y'idolari, amuteye ibuye umuntu arahindukira. Hari abantu bahindukizwa, burya ari ibuye bagutera ukagira gute, ugahindukira ukagarukira aho waruri. Abo nabo turabashuhuje, abatunenga tubashimiye ko mutunenga, batuvuga nabi ntituvuga nabi, tuvuga neza namwe turabashimiye. Abakoze subscribe, Imana ibaha umugisha, abatarabikora namwe nta rubanza tubafiteho, gusa ariko byaba byiza utambutse uyikoze, nabyo ntacyo byagutwara, ugakora like, ugakora comment, n'ibintu mva muri byoroshye burya mu buzima bw'umuntu abikoze nta kibazo. Reka rero dusenga n'Imana aho tugiye kwinjira mu birere bikomeye. Umva manwe uyu munsi barokotse impanuka, nanjye iby'uwanjye mu rugo nasize bose mboroshe, ariko je ndabimenyereye bino bintu, ndabimenyereye pe. Ibyangombwa nabyo byaragiye, telefone ubu byose nanjye no wowe wagize n'ibibazo, nibe nanjye hari ukuntu Imana yangenje. Imana ndimo ndagusengera. Urumva gutakaza telefone, abantu benshi ntabwo turizwa na phone ubwayo, appareil ubwayo, ibintu biba birimo ama network, impapuro. Nk'ubugewe harimo document ngomba kuzatanga muri ambassade imwe, ndi gusenga Imana ngo Mana, kandi ikeneye ko ngomba kuyitanga byanga byakunda, kandi ngomba kuyitanga amatariki ari imbere. So ariko nakoze gukora backup, nagiye ahantu hose ndageza, ariko ndimo ndatekereza mu mutima wanjye, sinibaza ko biza kubura, kuko Satani ni umurwanya ariko so umunesha. Aratera intambara ariko ntamye ko ayisoza, kandi dayimoni agira umunsi wo gutera ariko ntazi umunsi wo gutsindwa, kuko iduha gutsinda n'Imana ishobora byose. Urumva rero ubu tugiye kwinjira mu isi y'umwuka, tumurike noneho mu isi y'umwijima, tujyana itoroshi gitwa umwuka wera, tuvuga ibintu mbere yuko dusenga. Ariko wari wabona nuko wenda uracyara mu jeune marié, nge ndakuzeho mu rugo, ariko tekereza kubona umuntu mutangira kubana mukundana museka, uko iminsi igenda izwe agenda rakara, ukagira ngo nibisanzwe nukumenyerana, kumbi ni hasi y'umwijima yinjiye rwihereranwa mu rugo rw'umuntu, ni hasi y'umwijima yinjiye guheranwa mu bucuruzi bw'umurika. Dusenga Imana turabivuga ngira ngo babyimise mu izina rya Yesu, ko ndashaka ko uyu munsi nkugiriyeho umugisha, unyemerere ducukumbure bino birere, kuko twiyemeje kurwanya Satani n'abagenti be, kandi ntabwo badutera. Se ko yazanye impanuka hari icyo wabaye, numva habe no kugira
bibona gutyo araza agatwara cyo kora yatwara ibintu ariko ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye nta imyenda n'ibiki byose niranga muntu ubu wambaye ubusa ahubwo ngiye kwambara neza neza nagira ngo nkubwire ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo kwinjira muri gakondo yawe twibutse bakurikije ubwabera ko twabwiye ubushize ngo ubonye umurokora azenguruka mu butayu wagira ngo nta kanane yavuyeho ubonye arimo azenguruka n'ibipfurumba n'ibishashi yimutse aha yaraya wagira ngo nta nzu Imana yamwemereye umubonye abungana dokimajero nera asaba akazi wagira ngo nta kanane afite byabasabye imyaka 38 yo kuzenguruka hafi ya Kanani kandi ubundi ntabwo tuzenguruka kure ya Kanani yacu buryo tuba tuzenguruka hafi ya Kanani tukumva Imana itubwira ngo dore ngiri ya mana wanjye nzayiguhanza kugira neza ariko kuyinjiramo ntabwo byabasabye umwanya munini ni umwaka wa 38 imyaka 2 yonyine gusa bari amaze no kugabana igihugu bakirangije tunamwe ngo ngaho ni mucyamike mugende bagende bakubita iminsi 7 kuri Girugari barabanza Imana bakuraho igisuzuguriro vuga neza Girugari mfusho ndakunda cyane tugeze Girugari nshatse kuhavuga byatuma ikiganiro cyacu cyadutwara umwanya munini ariko Girugari tubanze tuhaganireho ahantu hategurirwa ibintu by'umuntu uri mujya mu butayu uri muzenguruka uri muvunika ngo ariko ngo hari ibigugu by'ingano bibitsa ahantu ibyo tuzavuga mu kiganiro cy'ubutaha kizakurikiraho tubereka ukuntu bimaze gukurwaho umuvumo kuko iriya myaka 38 bazengurutse ni umuvumo w'ibyaha by'abanze kujya Kanani Imana yabahaye umuvumo wabasekuruza na basekuru kandi ndebere baramare kubavuma umuvumo Imana yawuhinduye umugisha ndashaka kubwira ukuntu umuntu wabohotse Imana ifata umuvumo ikawuhindura umugisha kubwira n'ukuntu mu kirere cyo hejuru Satani n'abademoni n'abagenti barekura umuvumo ariko Imana ikagenda iwuhindura ukaza kugeraho uri umugisha aho turaza kuhajya nyuma turagushimiye Imana ko abanye natwe turagushimiye ko watugiriye neza turagushimiye ko dukunda turagushimiye kuri mu ruhande rwacu turagushimiye ko uri umukiza turagushimiye ko utajya utureka utajya uduhana tujye dutererana turagushimiye kuri Imana yacu turagushimiye ko uri umukiza tugushimiye ko uri umwami tugushimiye ko ujya ugira neza tugushimiye ko ujya utabara tugushimiye ko uri umurengezi kandi Yesu tugushimiye ko byose ujya ubikora neza ngaho bana natwe muri byose uko tugiye kwinjira mu mbaraga zo hejuru ubana natwe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen urakoze cyane bigombe bimanuke kubera ko twe ntabwo dukangwa n'induru za Satani kuko ubundi Satani avugira inyuma akorera inyuma ariko Imana ikorera muri twe imbere bawumva hari mu ijwi ryihumure kibatsi cy'umuriro bawumva ahubwo ibibazo kubuhura n'ibyago ahubwo ukumva urushaho gukora ibyo wakoraga n'ubundi ukumva uti noneho niba nasoraga ikiganiro cya 20 agira 50 niba nari nakoraga umunsi umwe ndakora 3 ariko dayimona mware abone ko duhagaze mu mbaraga z'Imana so rero urakoze nicyo twaganiraga tuvuga ku isi y'umwijima iyo uvuga ibintu by'imivumo karande icyaha gukiranuka kujya mu ijuru ubusatira ubwami bwa Satani rero iyo winjiyemo bagomba kukunaniza ushobora gukoresha n'abantu ushobora gukoresha n'abahanuzi bagenzi bawe ushobora no gukoresha bavuga butumwa musengana ushobora gukoresha n'ibindi bitandukanye meme yanakoresha n'andi maboko utamenya kugira ngo akanwa gahagarare ariko akanjye nawe ntikazahagarara mushu sinibyo yewe ndabyumva cyane buryo ki umutekano w'igihugu burinzwe kugira ngo winjire mu gihugu byanga byakoma cyo gifite abasirikare kujya gusenya rero abantu babohuye mu gihugu cyo kwa Satani nacyo gifite abasirikare rimwe habonekamo na casualty n'abapfa ahubwo birakomeye cyane haleluya mushu rero uti ni ijambo tugiye kwifashisha kuko nongere ngaruka mbi nabivuze ntangira ikiganiro aho ubona
urugo rwawe abana bawe business yawe akazi kawe bitangira bishyushye ugasanga biragenda bishira buhoro ukibwira ko hari nko kumenyera ukibwira ko ari quartier yashaje cyangwa ukibwira yuko hari abakora nk'ibyo ukora ariko siko kuri guhari ahubwo twifashishe noneho tumaze igihe dukoresha isezerano rya kera twifashishe isezerano rishya urwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 6 duhereye ku murongo w'icumi ariko cyane cyane ko twebwe tutari buze kuvuga cyane ngo ibisigaye mukomerere ijambo ibisigaye mukomerere n'abantu baba baramaze kurangiza ibintu byose ariko ahangara arabwira ngo nuko rero avuga ngo murongo wa 12 reka turitangire nibyo byiza cyane haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukira n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru abatware n'abafite ubushobozi n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru noneho misengero ubwa pastor ubundi akantu gake ikuzimu ni hehe misengero ubwo ikuzimu ubundi ku bantu bavuga ngo twagiye ikuzimu tumanutse no hasi ubwo ikuzimu ni hehe ko ndi kumva ahubwo hejuru mu ijuru ariyo hariyo ntuza musarize mbaraga izimukore y'abapfu rega ubundi kuzimu bavuga nuguhera kukuraho kubutaka ubundi kubutaka bugerekeranye urabyibuka kubutaka bugiye butondekanije urabibona nuvuga ngo kuzimu unuwanacukura metero imwe burya no bagiye gushyira umuntu ni kuzimu bamushyize ikuzimu abantu mvara ahantu nko metero 500 oya no muri ya metero imwe baduhambamo ni mu kuzimu ahantu hose ushobora gushyiramo ikintu warenza ahita kizagaragare so rero kuzimu numva ni imyumvire abantu bagenda bajyamo bishyiramo ariko ntarya dushyingura abacu dushyingura abapfuye natwe bazadushyingura buriya ni kuzimu kuko bagiye ntagaruka nko kugenda nk'ibintu yageneye Imana ushyira igishyimbo hasi kikazapfumura ubutaka kikazamuka ariko byo ushyizeho isima ntaho cyarenga buriya so bivuze rero ngo kuzimu abantu babyumva bagira ngo ni nko mu birometero 500 cyangwa tuzi uko isi iteye nuko bavuga ngo ni mwirimbi burya niko basobanura kuvuga ngo kuzimu nta migambi nta kwibuka nibyo ariko hari icyo twita imbaraga zo mu kirere aha rero ugiye kuko niho Satani yaroheye abantu ngo abantu bagikuzimu ngo bajya gukurayo amafaranga ngo baca mu nyanja bakinjiramo ariko twe turimo turareba zino mbaraga ko dusomye ngo kuko tudakirana ntabwo ari Emmanuel ukirana nanjye sumpiga ngo ko tudakirana n'abantu bafite umubiri n'amaraso ahubwo dukirana abategeka b'isi abategeka b'isi mu nyumve ntabwo ari abaperezida oya saba ministri isi n'abakibose abategeka b'isi birivuga naho Yesu yavuze ngo ubonye ishyano wasiwe kuko Satani akumanukiye rero mu bwami bwo kwa Satani yashyizeho abakozi wemera neza ko buriya buri gihugu kigira abadayimoni bakirwanya n'umurenge n'akagari na zone na buri muryango ugira dayimoni uhiga Satani yadiporowinze abadayimoni barwanya ubucuruzi bw'abantu adiporowinga barwanya abana adiporowinga barwanya abasore n'abakora abasore adiporowinga barwanya abakobwa bakiri bato adiporowinga basenya ingo adiporowinga basenya ubucuruzi adiporowinga basenya amakampani y'abantu adiporowinga kugera ubwo yadiporowinze n'abagenti bo guhingura urumogi bo gukora inzoga nyinshi zitandukanye bo gushyiraho amarogi n'utubari mbega yubaka ikintu cyose gituma umwana w'umuntu agomba kuzimira kandi yanza akabyita ngo n'uburenganzira bw'umuntu ibyo rero utashobora kubimenya ni imbaraga mbi zikwataka ntubisobanukirwa ikindi guhera saa 6 z'ijoro kugera mu gitondo Satani barimo akora n'abadayimoni habarogizi bakora abacuragura bagakora abatega bagatega amabanda kiba bagasambara iryo joro barabona se hari inda yateze ku manywa ku muhanda bari bayibona
ariko nijoro usanga bambaye uburiburi bari aho ngaho ku muhanda bateze kuko bageze muri yasi y'umwijima. So abategeka b'isi y'umwijima ni Satani n'ingabo ze bamaze kuba deployed ahantu hose. Ujya gushinga company, burya niyo ugiye kubyara umwana, Satani yohereza daimon igomba kurwanya uwo mwana, ariko ikiza kurutaho Imana ikohereza marayika uzahagarara kuri uwo mwana. Ariko byose bitewe n'iki? Nuko ubanye n'Imana. Mu gihe cyose Imana mutari kumwe, marayika ntazaza. Oya, ariko niba Imana muri kumwe, marayika azaza. Niba uri umukozi wa Satani, Satani azamanuka. Muntu w'Imana aricyo gihe n'imbaraga z'ahantu h'umwijima. Noneho ngo kuko tudakirana n'abantu maze gusobanura abategeka b'iyisi, hagira uzana ibintu bindi ngo n'abayobozi abategeka b'iyisi y'umwijima, kuko abandi bategeka ibihugu ntago bategeka isi y'umwijima. Impamvu kuki iyi si y'umwijima? Nisi ku manywa n'ivirwa n'izuba, ariko ibikorwa mu ijoro. Manuel mukozi w'Imana, nigeze kujya ndara amajoro nkora akazi, nigeze kujya ndara amajoro ngenda, ariko ibintu ubona mu ijoro niho abantu biba, niho basambana kurutaho, abana basimbuka ibigo, abantu biherera, abagome niho batega, niho ugasanga ijoro ryose bakoze ibintu bibi birwanya umuntu kugira ngo umuntu bamurangize vuba vuba. Rero aho ngaho niho tugomba gusobanukirwa. Ni gute noneho rero wakirana muri isi y'umwijima? Oya tuvuge semango ntiwihuse buriya. Turavuze ngo urihuse, tuvuze abategeka b'iyisi, ariko n'abanyabushobozi. Tureka tusobanure reka tugende. Kuko banumva nshaka gusobanukirwa cyane. Ni byiza ndagushimira cyane, ariko nibyo turunganirana. Kuko turunganirana tugomba kunganira amagambo rero tuba dusoma hano, ntago turi bashono ni mu Efeso twabivuze n'ubundi. Aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, twabumvise ko ari abadayimoni, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi. Bafite imbaraga. Umuntu afite umubiri nk'uwawe n'ubundi mwanahangana mukanaganira. Ikindi gikurikiye ngo n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aho nashakaga no buntu bazi bisigaye. Noneho reka ubwo turangije abategeka y'isi, reka y'umwijima tuvuge ko batware. Batware twabavuzeho ni Satani, twabivuze twabirangije. Ahubwo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo myuka mibi noneho rero ikora ite? Ni yihe iteye? Turibaza ngo ese aho hantu ho mu ijuru bundi ko tumva ko mu ijuru hari Imana, imyuka mibi iri mu ijuru he? Nayo ni ikibazo numva kwibaza neza. Mu biganiro nigeze kubona kuri icano, wigeze gusobanura ibirere bitatu. Niba nibutse neza, ibirere bitatu bikoreramo by'umwuka. Tuvuga ko hari isi nayo ni ijuru burya, hakaba isi ya kabiri abademoni bakoreramo, hakaba isi ya gatatu. Paulo yageze bati genda inzu umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu, yumva ibyo amaso amatwi atarumva n'ibyo amaso atarabona. Nayo kuri Marise n'ubundi aracyari muri bya birere n'ubundi. Nigeze kubivuga, ariko hari umuntu ushobora kutubona uyu munsi wa none birumvikana akaba yabyumva kano kanya. Rero imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni ukuvuga ngo ni ya myuka, wibuke Daniel yasenze Imana ngatangiye kwingingira ubwoko bwe, abonye ko icyabajyanye mu bihugu by'amahanga ari ibyaha bya base na basekuru, ngo abonye ko bazamara imyaka 70, ngo atangira gusenga yinginga, ngo asobanuze Imana, ngo ho kanya agipfukama. Marayika baramwohereza witwa ntuze witwa Gabriel, ngo ariko ageze mu kirere ngo abamedi n'abaperesi baramufata. Kwa abamedi n'abaperesi nabo ngo bamurana iminsi 21. Nuvuga ngo muri no kinere turimo Satani yo paretingiramo kugira ngo agenda afunga amasengesho y'abera. Nurisenga rikugarukeho, nurisenga rikuzeho. Hakaba ari imyuka rero yo mu kirere izerera, ko abadayimoni bazi ko abamarayika abadayimoni ni imyuka igenda. Imwe ihe ubushobozi abarozi, ihe ubushobozi abakora ibyaha, ihe ubushobozi gusambana ukayibona n'umusazi. Kimwe kumbwira ati giye bujya ku munsi ntabonye abagabo 20 ntacyo bantwaye. Urumva ngo si ubusambanyi, uwo ni umuvumo. Ko n'ubusazi yaranasaze mu mutwe ntazi n'ibyari byambwa ati kandi giye kunjyane mu nzu umugabo ntegeke nategeke. Se ntibagukubita ati ibyo ntacyo bimbwiye, ntacyo be navuze jewe. None iyo myuka reka genda idipore yirwanya n'amatorero, irwanya abashumba, irwanya abanyamwuka. Ibi byose mubona kuri social media abantu batukana, abantu bagasebanya, ni iyo myuka yo paretingira hejuru kugira ngo y'abanyabushobozi bafate ikintu
baza abantu bafashe marayika ni gute batafata wowe mu gatsata wirirwa hariya cyangwa hano iwacu Gahanga bagufata rwose. Impamvu twe batadufata nuko hari amagambo agiye kunshokoza nicyo ngukundira ntago tugipfa nicyo ngukundira nta mpfa nawe nicyo ngukundira urancokoza njyana mu mwuka cyane uzatuma mena ibanga ariko ntacyo ni ryiza nagira ngo umubwire ngo ugeze usoma Petero wa mbere aho yavuze ngo nuko mwubake nk'amabuye twaranigana n'ubushize kugira mubemo inzu y'umwuka wera ibabwamo n'umwuka wera. Paulo yandikira bakanavuga ngo twe turi insengero z'umwuka wera. So nvano ngo impamvu twabanyamashyi dusengezisha kagera ku Mana kandi hari ikirere cy'umwijima cyafashe marayika. Uzabisanga mu Byahishuwe 8 bihereye ku murongo wa mbere. Havuga ngo nuko mbona marayika barindwi bazanye ibyago mu isi. Ngo mbona n'undi marayika wa 8 ngo wafite icyotero cyuzuye imibavu ihumura neza ngahagarara imbere ya ntebe ngo nuko marayika yongera amakara kuri yarafite ikizaho gicuzwe mu izahabu cyotero cyo mu izahabu ngo noneho ngo ashyiramo n'ibihumura neza cyane bihumura biryoherera Imana ngo kugira ngo urumva kugira ngo yongere ku masengesho y'abera. Ni ukuvuga ngo uko biri kose mu masengesho y'abera nubwo tuyasengamo turimo ariko yaramashije umuntu twejejwe ntashobora kugira ahantu agera dayimoni arega ngo uwo marayika yari afite icyotero wa 8 yaje atoro wa 7 ariko azana n'abazanye ibyago ngo noneho ngajya imbere ya ntebe ngo ngafata amakara ku rugara mu kuntuze ku gicaniro ngo ashyiraho imibavu y'ubwoko bwose ngo kugira ngo ajya yongera ku masengesho y'abera ngo nukazamuka agera imbere y'Imana ari umubavu uhumura neza. Bivuze ngo 14 impamvu Satani ashaka kuduheza mu byaha ni ukugira ngo tumere nk'abavura intumbi isengesho ntirirenge shayine fora ntago nyumvise noneho kanze ko murakora ibintu no abishyikiriye aho ngaho hano bavuga ngo ngiye nagiye kanyarira ku kinzanye gabanya ifiriti nsengera hayi biri nagiye muri veye nagiye muri bitangwa ni veye ndaramo ndabirambiwe nagiye handi nasenze barampanuri baraguhana ariko wanze kuva mu cyaha niyo mpamvu isengesho ry'Imana itaribera nk'iry'abera ariko hariho marayika ijambo rivuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni kizira kuwiteka abyumvise ushinzwe kongerera imbaraga cyangwa se umuriro guhumura neza aho Paulo avuze ngo twe ntituzi gusaba ngo hamuzora ngo abadata uwo rero ntabwo wakuvugira ukisamba n'ukinywa inzoga ukikinisha ukibeshya ukiraguza ukubita umugore usuzugura umugabo iyo uri munsi y'ibyaha uri munsi y'ubutware bwa kamere aho rero n'abantu basengera wanahanura wanamusengera wapi kubera iki marayika uri imbere y'Imana ushinzwe kongerera amasengesho y'abera ingufu aya warazamuka Satani akayacakirira mu kirere kuko nyine ari ikizira ni ikizira nyine naho turasenga twapfumura ayiwe data babyuza aho hantu ko tutarwana bagupfundikira ibintu byawe bakayifata akabizirika ahantu ariko Imana ishimwe. Reka mbabwira abakurikiye umwe gabera ministry birakwiriye ko twicara tugahinduka no mu mitekerereze mu myumvire tugakorera Imana nk'abantu bazima ngo ashinzwe ko umva noneho ngo marayika ngo kavuza impanda hakaza ibyago ariko ibyago byamanuka n'abanyamasengesho bagasenga basenze bakiranutse marayika akayongerera akazamuka imbere y'Imana nk'umubavu ibyago ntibikwira isi yose kubera iki hari uburyo dukora ngo bundi aya magambo bayumve nka mukristo ntiyasobanuye ngo agiye amwereka umuntu uri gucana umuriro ngo bashyiramo amazi ariko ntiwazima ngo arangije amazi atese kuki umuriro utazima ngo nukamujyana inyuma amwereka undi muntu uri gushyiramo iki arakosteka. Tugiye kumenera ibanga rikomeye nuko duhera mu byaha noneho ibyaha bikasa nk'ibituyoboye bityo tugatandukanywa n'ubuntu bw'Imana noneho kandi nta nakubuza gusenga nzi ko ujya ukurikirana ubumwe bw'abera kuva kera haraho nigishije ngo nuko uwitwa Nehemi witwa Ezira ngo ageze ku kagezi ahava
ngo amenya amakuru y'uko mu nzira iva hafi i Yerusalemu abanyazi n'abambuzi babategereje, kandi yari atwaye ibiro 350 bya zahabu, yari atwaye imiringa 24,000 ibiro, yari afite n'abikorezi bari batwaye ibyuma nabyo toni 24, ngo kandi aza kwibuka ko nta bahetsi afite, ngo kandi ibuka yuko n'abatambyi bamwe basize Yerusalemu ngo arinda kubatumaho. Urimo urabyumva, bakuye ibintu i Babuloni, ariko umwanzi agiye kubibamburira mu gihugu cy'isezerano. Uyu mwuka mubi rero reka mitenshece kugura mwe ndekera narakumenyere. Urahumva aho hantu numvishemo akantu kuvana, mbese uvanye ibintu i Babuloni ku maboko ya Satani, ariko wararakuretse, ariko agiye kubikwamburira mu gihugu cy'isezerano. ngo hari abantu basenga Imana bakagira no kubisubizo, ariko bakanyagirwa mu bisubizo byabo bakaburiramo wa mugisha. Akaba yasenze Imana imwubakira urugo, ariko akagira amarira muri urwo rugo, kandi yararusengeye, anemera ko ari n'Imana yavuze izina, anemera ko ari n'Imana yamweretse uwo mugabo, ariko mu gihugu cy'urugo rwe arimo ararira. Aho urahumvise, ariko buriya nizo mbaraga mbi z'umwijima. Satani nta kubuza kwiga, ahubwo abika diplome yawe hari agashyiraho amabuye, ukibagirwa ko bugeze no kwiga mu buzima bwawe. Kimwana asiga mvisha Icyongereza akambwira ati reka dusiga gukora amakosa, ati Icyongereza ni icyahe, kandi aryo bakimwigishaga aryo mukoresha homework, ariko kubera ko nize ndarambika mu myaka mfite ntaho bampa akazi nta naho najya, ariko je nta kibazo nubwo nazibitse yamfunguriye kandi kare mbasha gukora. Uremera ko ndagira ngo ijambo kuko iyo dusesengura imbaraga z'umwuka mubi, ni umuntu wasenze Imana imuhurugo, yagiye ku kazi Imana yavuze, yagiye gukora ikintu Imana yavuze, yatangiye umushinga YouTube Imana yavuze, nta na kimwe yakoze Imana itagize gute itavuze, kandi Satani aramureka kubikura i Babuloni ubigeza ku kagezi ahava nta kibitwaye. Satani undi se kubikira aho ngaho, we yavuze ati ntago mwongera kubimwamburira aha, ndabimwamburira mu gihugu cy'iwabo, ndamwambura akazi yakagezeho. Ararongorwa ariko nta mugisha azagira, arabyara ariko ntazigera atunga abana bazima, azahinga ariko ntazeza, azacuruza ariko ntazunguka, azabaho ariko ntawe uzarera abana be bazakenyuka. Ibintu byinshi akarundanya, ndamugure kagura imodoka ariko nzayimutsindamo, imodoka guze ngiye gutanyigira imva. Aho rero ngo wahageze yumva imbaraga z'ikirere, amakuru y'Imana. Ngira ngo tuzagikora mu kiganiro cy'ubutaha nunyemerera. Ese ni gute tujya kubaza Imana ibintu ngo tudushingiye ku mbaraga z'imiteke, no ko tuzaganira guhinduka kw'abantu no kugira imyumviro no kubyibaza, ahuze kuhumva. We ngo amenya amakuru ntiyayatesha agaciro. Ikintu cya mbere kisha abakijwe n'abadakijijwe ni ukudaha agaciro amakuru avuye ku Mana. Kandi avugiye kuri YouTube barayumva, avugiye kuri CNN bakaha agaciro, ngo televiziyo yavuze, ikinyamakuru gikomeye cyavuze, BBC yavuze, ariko umuntu avuga ati Imana iravuze ngo senga imbere hari urupfu, ariko se imyica impora iki, mu kanya kabaragiye wamugarura. Yabwira abandi ati ntimuzongere. Ariko umugabo witwa Ezra yari umuhanuzi, akaba n'umwana wo mu batambyi. Burya Ezra ari mu bantu bakomeye batavugwa, ariko babashije kwigisha Imana mu mahanga, agarura abantu ku mategeko. Ngo ahageze amenya amakuru. Wamenya amakuru y'ijuru gute utaganiriye naryo? Niho twakoze ibiganiro by'iruherekane cyane kuri channel yacu, tuvuga ku cyo bita ngo inzozi, impano ya buri wese Imana yahaye buri muntu. Burya inzozi ni impano ya buri wese, icyo adafite ni ukuyisobanura, ariko kurota ni ukwa bose. We ngo ahita amenya ko hari abanyazi n'abambuzi muri iyo nzira. Abanyazi ukunyaga icyo ufite, umunyazi nkureka ko kunyaza agatelefone niko wari ufite. Hakaba n'icyo twita abambuzi, shikuza bagatwara ngatege. Hari umwambuzi yigeze kunyuma, ariko rero abambuzi n'abanyazi muri iki gihe bari kundwanya mushumba. Abanyazi bo bakunyaga muri systeme, barakuryarya ngo muri kumwe, zana tugutwaza, bakagenda bakagutuburira n'iki. Hakabaho n'abasambo, ngo nuko ngo ategekera abantu kwiriza ubusa. Ntabwo yabibasabye,
bati umva murapfukama kuko mwe nta makuru mufite. Hari igihe nigeze kugira mvuga ubuhamya ariko nabwo burakenewe. Ubundi manwe niwe ngiye kubwira, ariko ni nkubwira nabo kuri cano barumva uti nkubwira nta kibazo tugiramo. Ngiye kubwira ikintu kimwe gikomeye. Igihe cyose uzabona ikigeragezo cyari cyaravuye mu rugo kigarutse, uzamenye ko ari agasuzuguro ka dayimoni. Umva ntiwize ntiwarangije. Ubu nubwo wajya muri Amerika bakusubiza muri segonderi kwiga ibyo wize, somo wize watsinze warisubiramo. Ko mu minsi yashize nigeze kurota ndi ku kigo nizeho segonderi. Se singusenge niyo mpamvu bagutwaye ibyo byose nyine nawe. Rega nizambaraga zidukurura nubwo tuzirwanye nzakudukurura. Ubundi umuntu utasubira ku ishuri usubira iwabo yavutse ufite umwuka mubi ukwiruka inyuma wabuze ko gufata ariko uguhigahiga hafi aho ngaho. Nukuvuga ngo mu buzima busanzwe nta muntu ujye usubiramo isomo yatsinze mu ishuri. Peshaje se wakora peshaje kuyo watsinzwe byabaho. Deuxième session so wakora session ibyo maze gutsinda. Ntabwo bikunda. Niba ubona ikintu warwanije kikava mu rugo kigarutse, kenyera usenge n'agasuzuguro ka dayimoni. Nigeze kuza umugabo umwe yitwa Deo, Imana imumushari muri Kigali hano. Ansanga hitwa Remera arambwira aranjyana tujya ahantu ntabizi. Ati umuntu ukunda bamugurura umuceri umeze gute? Nige uwo mbonye nta rwego nza ahubwo nk'abakire mu ryuhe. Twaramushubije. Burya umuntu ufite ibibazo gusuza uko ashaka. Agura umuceri mwiza, agura amavuta, agura isabune, agura ibintu byose, arapakira amafaranga ntazi. Ati mperekeza tujye guhereza uno muntu. Njya mu modoka turamuherekeza. Ati ariko ndabanza nkugeze mu rugo. Isawa ngeza mu rugo nta makuru yampaye. Ageze yarambwira ati nta ibintu bizanye iwawe nanze kubikubwira. Ntunabipakurure si ibyawe. Pakurura umufuka w'umuceri w'isukari, igitoki, amavuta. Mbega hahandi ndavuga ati nje kwirukana dayimoni y'inzara mu rugo rwanyu. Hey! Hallelujah! Nguko arangije ahita ampereza n'ibihumbi 100 icyo gihe. Hari muri 2013. Azana televizeri, azana radio, hari hakibazo ntuze zirabitangwa n'ikisinyibyibuka niba ari decoder nyibyibuka ari byamaze kuba kuri pause washyiragamo DVD ukareba n'icya flash. Aravuga ati ndaje nirukane iyo dayimoni hano. Ahita njyana no muri Israel. Noneho muri 2010 niba ari n'umunani na 16 ndimo ndahibuka ngiye kubona mbona yanzarira agarutse kandi barayirukanye. Nahise mbwira mu rugo ntumva. Ni 2015. Mitambwira mu rugo ngo uyu munsi ntegetse ko dusenga mu rugo rwanjye iminsi 3 nta nkono nta safuriya nta mwotsi. Kuko akanaga suzuguro. Kuko umugabo yaraje rawirukana nko kugerwa n'umuceri winjira buri munsi tutazi ibyo. Ubuzima buratangira bujya ku murongo n'intebe zirahinduka. Mbonye mu rugo batangiye kubura ibyo kuri nabane waya. Nta muntu usubira mu kigeragazo yari yasohotsemo. Mbwira mu rugo ngo ndasabye umuntu wese wumva umukozi utazasha kuyiriza ubusa 3 navuga muhita icyatahi wabazaguhima iminsi 3. Nuko nabikoze. Ndavuga noneho madamu nawe sinshaka umwotsi, sinshaka isafuriya, sinshaka umbivuga mugende mugurira umwana udukeke uko ufite umwana w'imyaka igeze kuri ku 8 aho ngaho umugurira udukeke n'utuji nawe ajyanywa nawe yageze harabyanga. Dufunga iminsi 3 mu rugo nta safuriya nta mbabura nta uko. Abakozi banze gutaha kiremwe mbwa ati gese nabishobora ntariye igira iwanyu mu rugo usakaruke. Ariko impamvu nabikoze niki nemese nka Ezira kumenya amakuru mpawe iby'agaciro ibyo Nebukadineza yanyaze ndabigaruriwe ibyanjye bisubiye ku murongo nikoreye ibikombe by'Yerusalemu nikoreza kumbi ninjya kwinjira mu gihugu mpureyo n'abambuzi n'abanyazi. Ngo kandi yatinye kusoka nagatebo mwizina rya Yesu Kristo. Ngo kandi yatinye kubwira umwami ngo abahingabo ko ngo Imana yacu irashoboye. Bibazo ro kubabwira ko Imana ishoboye bangiza ntimuze guhu bikazabona kibazo natinye. Nimugeze iby'umwami yabahaye. Kandi ari ibyaho ugiye kubijyana. Imana yaduhaye. Noneho ndangije turasengana urugero ngo haye kubita dayimoni. Turayikubita mu rugo nanjye kujya ku rusengero ndabihagarika. Shaka dusenga. Ibi bintu ntibibaho. Iki kintu cyaravuye wanjye kuki kingarutseho. Twamaze gukubita kugera uyu munsi wa none.
wabandi icyo nashaka kurya nuko ntakeneye kukirya urimo urabyumva uwo niyo naba ngiye ntibyongeye kumbaho buriya nubona ikintu warwanyeho kikarangira kigarutse ntuzamenye ko ari Imana ikizanye ahubwo ni dayimoni ije gutata yuko uri umunyantege nke ngurangize kurangize nshingiye ku bubasha mpabwa nijoro tugiye gukubita umwuka mu izina rya Yesu uyu ni mubi tugiye gusenga kuko ejo ndagira ngo tuzaganire hariya wari ugiye kugera ku mbaraga z'ibitekerezo no kubohoka abantu tubinjize noneho tumenye ko hari igihe abantu bakora sesiyo baratsinze bese bari ahubwo bashobora no gutsindwa isomo batsinze ubundi wibeshye ukarisubiramo uraritsindwa none kuko ntibana ryiza nuvuga ngo satani ngira ngo abantu barabyumvise ukuntu isi y'umwijima ikora ntikunyaga muri fiansaye ntikunyaga mu kazi ahubwo iragucunga bagera mu gihugu cy'isezerano wayo utangiye kunezerwa akakunyaga ngo arangije amenya neza amakuru ngo ategekera abantu kwiriza ubusa hari igihe umugabo mu rugo rwe akora icyo twita boss type itegeko ry'umuyobozi akavuga ati mwese hasi amavi mwambara ibigunira mu mwuka uyu mudayimoni utuvanga nko bagutwaye telefone n'abatwaye imyenda uriya myenda yari imaze kuva yari niya kera rega buri Imana igiye kuzana ibishyashya n'iriya telefone nayo buriya hari indi igiye kuza kandi izakunezeza so ni ukuvuga ngo ikintu tuba dukwiriye kandi natwe tuzagusengera mvuga ngo birakwiriye ko mugabo mugore musore musaza ukurikiye umwe gabera ministry nubona ikintu kigeze kuva iwawe kigarutse umenye ko atari Imana ikizanye ahubwo ari satani uje gutata igihugu cyawe kandi namara kugitata ukamwemerera iryo somo uzaritsindwa tujya gusoza amanywa nuko ni ngombwa isaba ugiye kubisoza umbare ugiye gusoza kugira ngo kiraryoshye ntabwo satani abanyazi babategeye kuva i Babuloni kugera hava ahubwo babategeye kuva ku kagezi kitwa hava kugera i Yerusalemu cyo twita kunyagirwa mu isezerano tugiye kunyagirwa aho hantu Shele Costine baranyazwe sha yaratunze inzu uyu munsi arimo arakodesha yari afite umugabo mwita Sheri Shushu Mimi watashye ute akamusoma kwitama ubwo aho musoma gasiga hakubita urushyi urumva bagendaga mu modoka banezerewe uyu munsi yamuguriye kugira ngo badahurira mu nzira yubatse urugo ashaka kurara n'umugabo we uyu munsi umugabo araruka umugore akararukwe uzuko ari abubatsemo amatafari ibiriseriye igitanda kimwe kidemonta nyine barademonta ibitanda ku buryo iyo keretse iyo habaye ikintu runaka barademonse bakegeranya no mu hoteli niko bimera burya mu hoteli bitana byo bigira bakira kabitandukanye urumva no umuntu watangiye kurangura gucuruza yinjiye muri business ageze kure satani arahamunyagira ariko Imana ishimwe ko ibirangije kandi ko Imana kibikemuye kandi ko Imana igiye kugutara kugira neza mukozi w'Imana wo kuri kimwe gabera ministry iki kintu ugifate nk'ikintu gikomeye ni ukuvuga ngo satani we ntashobora kukunyaga nta kubuza kugera ku cyo ushaka icyakubuza ni ukugera kuri wa musaruro wawe wari ukeneye kandi ukabona abandi baguciyeho abandi bakomeje abandi bagiye abandi bageze kure wowe uracyarwana n'intambara zikuruhije kandi biturutse kuki kuko satani atajya yifuza namba yuko hari icyo wageraho cyangwa wabona cyakugwa neza ahubwo rimwe na rimwe agashaka kumenya ngo uwe abibuka rero ko tudakirana n'imbaraga z'abantu n'imyuka mibi ho mu kirere ifata ibintu bya ikabipfundikira ariko Imana ishimwe dufite Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu aha rero niho umuntu usenga Imana aba akwiye kongera gutekereza no kwibaza no gushaka kugira ngo arenze yinjire mu gihugu cya Kanani cy'isezerano bityo abashe gutsinda urugamba rwe hatabuzeho n'akantu na buhoro Imana ibaduhera umugisha Imana ibatabara Imana ibarengere nagira ngo dusenga n'Imana twinginga Imana ibane nawe kandi
kandi Imana igufashe. Ni ukuri wanyagiwe mu gihugu cy'isezerano, wanyagiwe mu gihugu cy'amahirwe. Ni gute watura muri Canada ibamo amafaranga ntuyabone? Ni gute watura muri Amerika ibamo amafaranga n'abaganga bakomeye ukarwaragurika ntuvurwe? Ni gute watura i Burayi hari akazi ntukabone kandi ntutere imbere kandi uhora ukarwaragurika? Hari abaganga bateye imbere, twe tuza kwifuza za Burayi afite ubushobozi. Ni gute waba utuyeho ahantu baza kwivuza babuze visa, wowe ukaba uhatuye ariko uhakora n'ibyago? Ni gute Satani yagusenyera urugo rwawe rugatandukana burundu? Iyo ni imyuka y'ahantu habi yo mu kirere Satani ashingira ku mivumo n'agahinda n'imibabaro, ugasanga uranyazwe. Wari ugeze ku modoka nziza ntayigihari, wari ugeze ku buzima bwiza ntabugihari. Noneho ikindi gikurikiraho nuko n'ibyaha nabyo usanga ugenda ubyirukankaho kandi ugenda ubikurikirana, ugasanga icyaha waretse wakigarutsemo, ibyo wateye bigarutsemo. Ubona umuvumo ukomeye. Dusenga Imana kandi Imana ibampisha mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uhoraho, dekandola bande foria kotaye elewa sister foundation yana bani kola. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga. Iki gitondo mpagaritse imbere y'ubwiza bwawe Mwami, ndi gusenga aho ndi gusenya ibintu byose by'abadayimoni byarwanije ubwoko bw'Imana. Hirya akageza hava hari abambuze, hari abanyaze, hari abasakuza baradutera baduhagurukira, hari abaturwanyije icyo tubona tuzajya baratera ngo tunanirwe ducike intege. Mu izina rifite imbaraga cyane ndagiye gishanya gune gitata inakijugunye mu izina rya Yesu. Reka ubwoko bw'Imana butabarwe kandi burengerwe Mwami. Hele kote fola mini waside taye. Waravuze ngo sinzabahana sinzabaterana nzagendana namwe mu gihe gikwiriye. Wakoze imirimo irenze uko umuntu yakwibaza. Uri umwami w'amahoro kandi uri umwami urengera byose ubikora neza. Mwuka wera w'Imana ukora ibitangaza kandi wigaragaze. Mwuka wera w'Imana agaragara kubwo kandi ukora ibitangaza kuri Imana ishobora byose. Rega urarengera kandi uba hafi uratabara ukora ibikwiye. Uri umwami w'amahoro, uri umwami w'imbaraga. Ndashenye imbaraga mbiza uburyo bwose turakubita hasi Mwami, bambuzi n'abanyazi badutegera mu nzira ngo batunyage. Ariko iki kirere kibikiranywe Mwami, tukirana abanyembaraga bahejuru n'abatwaranya bushobozi, bamwe batuzana turabashenye mu izina rya Yesu. Uduha imbaraga zo mu mwuka kandi dukora kuri mwawe. Urakoze Yesu, turagushimye. Banatwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.